reka mbacire umugani mbabambuze umugabo nawe uzava imahanga bazasange Sakinda ari ubukombe. Ntacu uzajana ajana imbwa mu isoko n'umukobwa witwa Dunduri nakunze. Iyo akabizu Niba ari ibiti byawe rero cyamba telefone nayikoresheje busumbishe siko ndi kuguhamagara kumva biri gucamo neza gucamo bikavuga neza ikavuga neza yego disi naho nanje kiragihe ni nagukunze kubera ko wajanye nimero yanje rero nabuze ukuntu nzaguhamagara kubera ko ntayo nari mfite nimero yawe. yego usigara ukuntekereza nawe mbese urampamagaye maze numva ibineza neza biraje mu mubiri wose numva mbese ndishimye. unywaga gakisi ngo tugende nkugurira akantu ko kunywa wareka nkamanza nakubwira ikintu nanjye ndi gutekereza. ni igiki naragukunze kuva kiragihe nakubona mbese no muri iriya minsi yashize yaho dutandukanye naraye ndi kukurota narakurose narose turi kumwe turi he mbese no kuvuga ngo izo zizajya zibaga impamvu twari turi hano. none rero navuye iriya ndi kwivugisha nsangana n'ubundi nahangaha narose ubwo rero twari turi gukora nk'ibi turi gukora turi kuganira yose hari ibindi nibyo naragukunze rero ahubwo nanje mbwira ni byiza mujye muragira urukundo urukundo si gutyo gusa n'abandi nyine bararugiraga ariko hari urukundo nyine rw'umwihariko umwihariko umeze utese kandi rw'umwihariko ko ntaruzi reka nkubwire kandi nawe ndi kubona ntabwo uri umwana da ntabwo uri umwana ese we ntabwo uri kubyumva ngaho mbwira ngo uteze hari ukunda abantu bakundanaga nyine bakazashakana n'urwo bakazashakana harya nibagiwe kukubaza izina ryawe witwa nde? witwa Nzamuye. mbese ubwo ibyanze byose ndabizamuraga. ngaho tugende nkugurira akaji kandi kugusaba urukundo tugende nkugurira akaji by'urukundo turabivuga nawe. oya hano si ko ari ahantu hari agatari ntitugira muri ako kabarinda gusa none si uri kuvuga ngo urasinda ntabwo jisindisha nyamara hari umuntu uherutse kubinkorera bandanyweye mbanasinze ngeze mu rugo papa barankubise yakugabura inzoga ngenda kugurira akaji ariko urukundeba cyane ufite ikihe kibazo ni urukundo tugende ntugire ikibazo ariko umuntu wakubyaye wagira ngo hari ukuntu yamanjije yabigenza ngo tugende. umeze utese ariko wujuje imyaka zo gushingura oya ntahebwiye njye nagukunze si ukureba nigera no mu rugo ndabibwira na pa ndamubwira umuntu kandi uri gutera turya n'imisigati. Yes papa uraho papa wavuye muzi ndamuzi gatica ndamuzi tica ndamuzi tica sine twasangiye n'icupa hariya muri hashicaka muri hashicaka twasangiye. nageze mu rugo mama wawe ndamubura nawe wari wigendeye none bimeze bite? nijye vango tujye guhita dukata dusubiraneyo ariko ibintu muri kunkora burya ni ibiki koko? papa ubu mama zankora ibintu navuga ngo ndi kugukora ibintu umva rero tica karame tica rwose uyu mwana
uyu mwana musanze ku nzira agiye kwisuka muri rwa rumodoka ruvaga i Buganda rwo ni urubasi yari igiye kumugonga nayobeye ibibazo mufitanye uyu mwana rwose uko umureba ni nk'igihuhungwa nta n'ubwanjye agifite sinzi uko byamugendekeye ndamuzanye rero ngo atisuka no mu gasumo urebe ibibazo afite mufitanye urakoze cyane ugize neza oya ndanarushe urugendo reka tuganire mumvuna akagongo reka tuganire twicaye nicara hamwe mpane nk'umwana wanyu ariko uyu muhungu wanjye rero Mwiriwe Tunduri nta muntu uri ndamurase shero nzamubona gendere tuzamerwe mu isa umaze tu ndahonje ndaryama se hari basinzira sigasinzira ntabwo ubona ndagaruka hari ndagaruka uyu muhungu wanjye rero sinzi amaze iminsi mbona adatereye neza ni pe ahubwo afite ikihe kibazo ntakikubwiye rwose uyu mwana twaganiye bihagije yego twaganiye bihagije yantekerereje ibibazo musanze ku nzira sinkubwiye ukuntu bigenze iyo ntahaba mwari murakuraho ubumwe yari agiye kwiyahura mu kibasi kimwe kivaga i Buganda wari ugiye kwiyahura koko ntukiyahure wa muhungu wanjye ariko nyine papa karame none nk'ibintu nyine ndimo nawe ndi kwirukanka mu by'urukundo wowe ntubizi none ko uzi ko mama akomeje kungendaho iby'urukundo byawe ndabizi ni ukuri pe warakunze ugira gute ariko hari abantu babyirengagiza mama wawe yarabyirengagije noneho yirengagiza ya ndirimbo baririmbye ya yindi ngo hari abatazi iby'urukundo we rero papa ibintu byose abikora ari kwikinira ari kwisekera ariko burangiye mu mutima none kiriya kimodoka ngiye kujyamo wabonaga nishimye ntukiyahure mwana wawe buriya rero dore n'urugendo narigiyemo biciye kabiri kugira ngo uyu mwana arega tubuze umusore nk'uyu ni umujambere uyu mwana umujambere ugize neza pe uyu mwana nukuri uyu mwana umujambere ugize neza uri igihugu kiba gihombye cyane igihugu kiba neza uzi ukuntu mpombye uhombye gute uhombye gute iyo tuza gusanga ayo mama byibuze wenda uyu mupapa yari kudufasha tutazi aho yagiye ahubwo njye narinze ngo mwari muri kumwe uzi ko sinabikubwiye yego tekereza aho mama agenda akajya ku muntu nyine kwa sheri wanjye cyangwa se kwa data aho nakwita kwa data buko agafata y'ibintu yamara kubifata akaza atishyuye ariko uzi ukuntu byambabaje muhungu wa byarambabaje umuhungu wawe ngazishyura nyoko agende gufata ibicuruzwa ahantu ku mucuruzi avuga ngo niwe uzishyura byarambabaje pe byarambabaje mana we namubajije uwo mukobwa ko muri kwivanga mu rukundo rw'abana uwo mukobwa muri kumuziza iki namubajije ni se afite amabinga bati nta mabinga afite isi afite ibibuno binini ati nta bibuno binini afite isi ni muremure ni mugufi uriya mukobwa naramukunze muri kumwangiriye ariko umuhungu wanjye ibibazo afite nanjye ngitereta abinyuzemo papa
nanyuze nahuye n'ibibazo bikomeye n'ibigeragezo byinshi. Si wamushyigikira buri umugore arakuganza. Nzakurwanirira muhungu. Nimba inkwano zifite zo kumukwerera ufite induru. Inkwano ndayifite. Urumva uzi ko nanakubakiye. Ndabizi cyane kandi n'ubyanze bikunze. Umva nubwo nta na parafilimu nzayigushyiriramo nayo. Nakoze cyane. N'ubukwe buzaba kandi ubu. Iby'urukundo byawe ndabizi. Ni ukuri pe warakunze ugira gute ariko hari abantu babyirengagiza. Mama yarabyirengagije noneho yirengagiza ya ndirimbo baririmbye ya yindi ngo hari abatazi iby'urukundo we. Rero papa ibintu byose abikora ari kwikinira ari kwisekera ariko barangiye mu mutima. None kiriya kimodoka ngiye kujyamo wabonaga nishimye. Ntukiyahure mwana wa. Buriya rero dore n'urugendo narigiyemo biciye kabiri kugira ngo uyu mwana arega tubuze umusore nk'uyu n'umujambere. Uyu mwana umujambere ugize neza pe. Uyu mwana nukuri uyu mwana umujambere ugize neza uri igihugu kiba gihombye cyane. Igihugu kigize neza. Uzi ukuntu mpombye. Uhombye gute? Uhombye gute? Iyo tuza gusanga yo mama yibuze wenda uyu mupapa yari kudufasha. Tutaza aho yagiye ahubwo ngiye narinze ngo mwari muri kumwe. Uziko sinabikubwiye. Yego. Tekereza aho mama agenda akajya ku muntu nyine kwa sheri wanjye cyangwa se kwa data aho nakwita kwa data buko. Agafata y'ibintu yamara kubifata akaza atishyuye. Ariko uzi ukuntu byambabaje muhungu wa. Byarambabaje umuhungu wawe ngazishyura. Nyoko agende gufata ibicuruzwa ahantu ku mucuruzi avuga ngo niho uzishyura. Byarambabaje pe. Byarambabaje mana we. Namubajije uwo mukobwa ko muri kwivanga mu rukundo rw'abana uwo mukobwa muri kumuziza iki? Namubajije nisa afite amabinga bati nta mabinga afite. Ngewe uriya ibibuno binini ati nta bibuno binini afite. Umva ngewe uriya mukobwa naramukunze muri kumwangiriye. Ariko umuhungu wanjye ibibazo afite nanjye ngitereta abinyuzemo papa. Nahuye n'ibibazo bikomeye n'ibigeragezo byinshi. Si wamushyigikira buri umugore arakuganza. Nzakurwanirira muhungu. Nimba inkwano zifite zo kumukwerera ufite induru. Inkwano ndayifite. Urumva uzi ko nanakubakiye. Ndabizi cyane kandi n'ubyanze bikunze. Umva nubwo nta na parafilimu nzayigushyiriramo nayo. Nakoze cyane. Andi baranayamwega mwana wana. Ariko nyine we ntuyanywe. Maze urugogogo buriya arimo gutemba nk'urukundo rwawe ruhenda muto. Ndabona ari neza cyane. Rero reka tujye kwicara ari sibyo. Nta kibazo. Ariko wahishimiye uko biri kose. Namukunze pe. Reka tujye kwicara. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ndyohereze. Yes. Ntaguruye n'imuzi yagatesi. Gatesi ko ndi kuvuga ngo hari abantu basigaye baramutangira nta bintu bizeho nta kintu bizeho. Gatesi mushiki wawe none se we ntari byakubwiye? Njyewe ni abantu ndi kujya numva ari kubivuga nkavuga ni kubera uri ku Gatesi muhanda. nkuru yambwiye ni imwe. Arambwiye ngo hari igihungu kimwe cyari kigiye kumutangira ahantu ngo hatari abantu hameze nk'amatumba ukuntu nyine, noneho kiramusatira
mu kumusatira gishaka kumushyira ahantu mu masaka kiba ngo kimukubise jipe ngo kiba kimuhiritse ngo mu bigori umbwiye ko cyamfatiye umukobwa noneho ngo abantu bari barayira hirya ngo bahita bumva kumaze ngo igihungu ngo kigenda kiri kwiruka ngo n'umukandara uri kwisimbiza guca hejuru ngo rata burya rero mushiki wawe ntabwo mbizi ahora afite ubwoba n'ejo bundi yagiye kuvoma ari kubona n'umuntu uri kugenda yikunje ndavuga ntisimana ahubwo uyu munsi sinzi ukuntu nagutomboye ngo tuganire ntomboye si iki nje nakubwiye ngo yambwiye ngo cyagiye kiri kwirukanga igikandara ngo kiri kugenda nka guca none se ubukinze nkubwire ntabwo ibyo byose byabaye ntubibwire kosa kindi ntubibwiye nanjye Veronica ubwo iyo ntambara mba ntanaragiye no kurega ubu mba ntanamujanye no ku bitaro biki yari kurega nde ko batamufashe nta nubwo anakize wa mukono oya eramumbwiye nsanga njewe ndamuzi ariko na nubu ntago ndaho ahantu haraza kutubera heza nyinshi mbibona asisa warira gaserikiri none segera rero ugashyiramo metero shyiramo metero ese n'isuku cyanyine ariko urukundo rwacu urumva ko ugenda bucya bwira ugeze kugerageza kunsimbamo cyane urumva mbese rurimo rurandenga sinzi rero wowe uko ubibona nimba ari byiza nanjye nuko ariko nyine nuko gute bitoroshye ndabizi mama urimo kungendaho urumva ariko uko biri kose urukundo rwacu rugomba gutsinda mama wawe ariko no kuba mu rugo gufata ibintu uvuga ngo umuhungu we ngagamisha ngo yari gusiga zakwishe urumva ibyo bintu biba mama yaje iwanyu mba yaje mu rugo ngiye yasigaye ari kunuka uravuga ngo afata ariko ibintu basindeba aho ndeba mu maso aho bimbwira bitamwe bagiye kugera mama wawe yaje gufata ibintu mu rugo ahita agenda aravuga ngo yari gusiga zakwishe ariko uzi ko bamuce ngibi mama yigeze kuza mu rugo yaraka urumva agenda mbwira ikintu cy'utugambo ariko nyine kubera ko mama ibyo tutajya tumvikana umuntu twumvikana cyane urumva hanyuma ariko kubw'ibitekerezo byinshi n'ibintu bikomeje kumvanga mu mutwe basi ndagira ngo manze uhaguruke umuhobe ugira ikintu wumvisha umuhobe wibagirwa ibintu turi kurwanya byo mu mutima kandi umuhobe ndeba buriya unyibukije yuko urukundo rwacu tugomba gukomeza rero uko biri kose buriya papa we yaranshyigikiye urumva kandi ngira ngo wibuke neza bizibone na kazuba baduhuza nabo hari ijambo batubwiye buriya bizibone hari ijambo yigeze kumbwira yarambwiye ntabwo ugomba kwita ku bya mbere ariko turi basi niba usaba ikintu kimwe nawe ibintu mu rugo wumva cyangwa se ibintu by'imiryango wigera ubyitaho aho byibuze mbwira ijambo rimwe bigaragaza ko utazigera ubyitaho kano kanya kandi ndeba mu maso ndeba kandi wiyongere bwa mbere ndi kumukunda hano hantu turahabona tuzahagarika ariko byibuze ujya n'agafoto ariko kandi byibuze bifatira agafoto ariko reba nk'agafoto
uravuze ngo nta bwenge mfite gatekereje ute oya ubwo noneho nje nta bwenge mfite kugutuka ako gatekerezo komereza aho wabura umuntu w'umugabo aregure buri kuza ntabwo kiri kivuga mama nje nta mugore mfite nese kakanya kandi gapimiraho amaci gapimiro kandi ubwo ntutse wasanga ntavuze n'ibindi none se wabimbwira none se ukuvuga ngo aba bagaga bose iyo umuntu w'umuhungu akoze ibintu byose yitwaga umuntu w'umugabo nuko gatese byamugendekeye kandi biraje je biriya nzabyikemurire natwe tukuri inyuma nka sonanye ubundi amunaga mu mujyi agahita akata yambona muntu uza mu santire agahita akata nawe ndakwizeraga kandi kubona utangiye guca akenge bwirikwiza biraza nani mu mazi amaserivisi ariko se nshyiraho umutobe nta no kunsoma byibuze bizagera mu bikunde sibyo rero seri uko biri kose hari ijambo nshaka kukubwira kandi nshaka kugusaba nshaka kugira ngo wenda uzanansure sibyo mama abibona ko wansuye byibuze ko urukundo rwacu rwakomeye erega byanze bikunze uko biri kose urumva nubwo mama wenda akomeje kugorana mu rukundo rwacu ariko ugomba wowe kubikaza kugira ngo abone ko urukundo rwacu rufite imbaraga ikindi ukajya umwubaha umukuru kuko ndabizi neza uzakubera umukuru uzagenda biranga wambwira ijambo rimwe byibuze wowe tugende sibyo aya mazi yo ntabwo twasezera kuko tuzahagarika mbwira irindi nshaka irindi aho rero nemera ko uzatsinda ariko nizere ko iyi minsi atubereye myiza nanjye ndumva umutima ukeye ibintu ni neza cyane hari ikibazo amatsiko yanjye azashira